waba uri content creator, waba warigeze kujya muri YouTube channel yawe ukagira service ujya gukora ukabona aya magambo ngo build your channel history, ukayoberwa icyo bisobanura cyangwa ukayoberwa impamvu bigaragara kuri channel yawe. Ngiye kukwereka uburyo ushobora kubaka channel history mu buryo bwihuse, kandi ni ingenzi ko wubaka channel history niba ushaka kuzamuka vuba. Mbere na mbere, channel history ni iki? Channel history ni amateka agaragaza ko uri content creator ukora consistently, wubaza amategeko ya YouTube, ugashyiraho video zawe ku gihe, upload consistent. Uko bimeze rero, channel history ni uguhabwa icyizere na YouTube. Hari ibintu bitatu by'ingenzi ugomba gukora kugira ngo ufungurwe channel history. Wibuke ko kuri iyi channel Hope TV twaje kugira ngo tukuzamure YouTube channel yawe kuva itangiye uyifunguye uri content creator kugeza ubaye monetization. Iyi YouTube channel yanjye channel Hope TV niyo ibategura ibiganiro bishyashya bigezweho by'ikoranabuhanga. Cyangwa usaba no gukora subscribe, like, share na comment. Kandi mwibuke kwandika muri comment video twazabakorera. Iyi video uyoherereze ku bandi bantu ubona bayikeneye. Ndabashimiye. Jabless. Tudatinze rero, channel history ni ingenzi cyane. Ntiwaba monetize utarafunguye channel history. Ikintu cya mbere rero ugomba gukora kugira ngo channel history yawe ifunguke, ugomba gukora ikintu bita consistently. Niba utari kubyumva neza, banza usobanukirwe ikintu bita upload consistent. Wihe gahunda y'ukuntu ushyiraho video kuri YouTube channel yawe. Nk'ubu wenda channel Hope TV saa 9 zuzuye tubashyiraho video nshyashya. Buri saa 9 ni video nshyashya. Ushyiraho video buri cyumweru cyangwa buri saha cyangwa buri munsi bitewe na gahunda yawe. Ugomba kubikora gutyo bidahinduka kugira ngo video yawe channel ibanze imenye ngo tubikora ukora gute. Nkuko tubikora nk'ubu ngubu channel Hope TV tukavuga ati wenda buri saa 7 cyangwa saa 9 ni video. Reka mpite nkurebera ikintu cya kabiri cyatuma channel history yawe ifunguka ugomba gukora none ahangaha. Gutanga ibisobanuro byuzuye kuri buri video. Ukagira title, description, na thumbnail, na tags. Bisobanura video yawe neza. Muri make ni ugusobanura icyo video yawe ivuga, nicyo ikora, n'ikigamije. Tags ni uburyo buzagufasha mu kuzamura YouTube channel yawe uko video ubona zizamuka cyane kuri views ubona bitewe na tags wakoze. Cyane tags ugomba kuzitondera. Niba ushaka kumenya uburyo bwose bitegurwa, tags, description na thumbnail, byandika muri comment nzagukorera video y'umwihariko yawe. Okay, tudatinze reka duhite tujya ku kintu cya gatatu. No kuzamura uburyo ubona like, share na comment. Kandi ikintu ugomba kumenya, niba umuntu akwandikiye comment, ujye wandika uyisubize mu magambo. Iteka jya usubiza comment wahaye gusa, ntukajye utanga agatima ngo wikomereze. Jya usubiza mu magambo. Ushishikariza abantu gukora like no gutera comment. Reka tujye ku kintu cya kane. Ikintu cya kane, kora short video na long video. Bundi YouTube ikunda umuntu ukora short video na long video. Uwo niwe YouTube ifata nk'umu content creator wuzuye. Ugomba gukora short na long video. Abo bantu YouTube irabakunda cyane. Cyangwa niba ukora long video gusa, it's enough. Cyangwa short video, it's enough. Ariko ikintu cya mbere ugomba kwitaho ni consistent.
ukiha time yawe uzajya uvuga ati nzajya na-uploadingaho izi saha iyi n'iyi, buri munsi nzajya mbaha video izi n'izi, uyu mubare uyu, ukabikora udacitse intege. Ibyo byose biragenda bikikubira hamwe. Ita ku kintu bita consistency cyangwa time management. Ikintu cya gatanu aricyo kibanziriza icyanyuma, nuko uzajya ukora iposta kuri buri video yawe yose ukoze, ugakora iposta ya buri video, ugakora iposta buri video ukoze ugakoraho iposta. Ushobora gukora iposta y'ifoto ijyanye n'iyo video, ushobora kwandika ubaza abagukurikira bawe, ubabaza ibibazo ati ese nzabakora iyihe video, iyo nayo ni posta. Jya ushyiraho posta kuri buri video ugiye gushyiraho kuri YouTube channel yawe. Uko ukoze video post, uko ukoze video ushyiraho post. Ibyo bizagufasha cyane kuko algoritme ya YouTube irabikunda cyane. Ikintu cya nyuma ari nacyo cy'ingenzi, ugomba gukurikiza amategeko n'amabwiriza ya YouTube, ukirinda copyright, ukirinda amastrike, ukirinda violation iyo ariyo yose ya YouTube. Ugakora video zawe za original, ugakora original content, ukirinda mistake yose uzi YouTube yanga, cya misleading content nayo uyirinde. Misleading content ushobora kuba utumvishe neza icyo aricyo. Misleading content ni uburyo umuntu akora video ibeshya, thumbnail, title, ugasanga umuntu yakoze thumbnail, title na description idahuye n'ibiri muri video. Icyo gihe YouTube nibibona ishobora no kuzagushyira muri shadow ban, kandi bishobora gutuma aba audience bawe bagutakariza icyizere. Ugomba kumenya ko channel history ni ingenzi kuri YouTube channel yawe. Iyo wubatse channel history ushobora guhuza short video na long video, ukaba wabona views nyinshi cyane ndetse na watch time. YouTube ikongera recommendation iyo wamaze kubaka channel history. Buri munsi YouTube iguha traffic y'abantu bashyashya kuri YouTube channel yawe, kandi bituma channel yawe yizerwa cyane na algorithm. Impano nakugenera cyangwa uko nakubwira umanaginga YouTube channel yawe, ntugomba kugira abasubscribers benshi cyangwa ngo ugire like nyinshi. Wowe ugomba gukora video zawe byose ukabijyanisha subscribe, like n'ama comment byose bikagendera rimwe. Ntugakora video uko wumvishe ubishatse. Kora video wihe gahunda uzajya ukoreraho video. Ntukajya ukora video ngo nuko wumvishe uyu munsi ugize ubushake bwo gukora video. Wapi, wowe iha gahunda. Ubundi wihe gahunda, umenya ngo nzajya nkora video buri wa kangahe, nzajya nkora video mu cyumweru kiraho izihe, nzishyiraho sangahe. Wihe gahunda. Utita ngo ubona views nkeya cyangwa like nkeya n'ama comment make. Niba abantu vene aribo bantu bareba video yawe, abo nibo bantu bawe, bakora ibyo bashaka. Abo bantu nibo bantu bawe, bakorera video. Wowe akazi kawe no gukora video, ntabwo ari ukukareba. Niba ubona abantu bakeya se, abenshi bazaza. Wowe kora video, niko kazi kawe, video ubundi abantu bazaza. Akazi kawe no gukora video, ntabwo ari ukuzireba. Kora video, abantu 20 ubona cyangwa 10 nabo baziyongera haza abandi. Iyo niyo bonus nari ngufitiye nk'umu content creator. Iyi YouTube channel yacu izajya ibaha amahirwe yo kuba ushobora kurangiza ugahita wubaka YouTube channel yawe.
reka mbanze nkubwira ngo channel history ishobora gufunguka hagati y'iminsi 30 n'iminsi 12 ukurikije ibi bintu nkubwira. Kora neza channel history yawe hagati y'iminsi 12 kugeza ku minsi 30, channel history yawe izaba yafungutse. Ihe gahunda 20-15 kugeza kuri 30, channel history iba yafungutse. Sangiza iyi video yisharinge ku bandi ba content creator uzi bafite iki kibazo cya channel history. Ubundi ukore subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, kugira ngo YouTube ijye iguha video mu bambere. Utagenda udakanze like, wandika muri comment indi video mva twazabakoreraho ubutaha. By'umwihariko ugakanda like na comment. By'umwihariko utwandikira muri comment ikindi wumva twazagukoreraho cyangwa icyo wumva twagufasha, duhita tugusubiza direct. Cyangwa ukareba iyo muri mo ya channel ukareba link zirimo, harimo link ya Instagram, ukagenda ukadufollowinga, ubundi ukatubaza ibibazo ufite. Mugire ibihe byiza. Ni Hot TV. Duhure muri video zitaha.